Mu bikorwa bya mbere by'ibanze biba ku muntu ukivuka harimo guhabwa izina. Yewe muri iyi minsi ho ababyeyi basigaye bajya kwa muganga amazina y'uravuka barayateguye. Iki gikorwa rero burya nicyo cy'ingenzi kuko gifasha uwiswe izina ko aba asanze bazamutandukanya n'abandi binyuze mu kumuhamagara mu mazina ye. Ariko si ako kamaro k'izina bita umuntu runaka, kuko burya nk'uko Umunyarwanda yabivuze, izina ni ry'umuntu. Aha rero icyo yashatse kuvuga ni uko izina naryo riri mu bigena imyitwarire n'imico y'ubyitwa. Ni nayo mpamvu ababyeyi bakwiye kwita amazina abana babo babanje kumenya ubusobanuro bw'amazina bwayo. Uno munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'amazina Emmanueline, Naomi ndetse na Aimable. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Nk'uko nabikubwiye hejuru, tugiye kugaruka ku busobanuro bw'amazina Emmanueline, Naomi ndetse na Aimable. Ubaye utarakora subscribe wayikora, maze ukazajya ubona ibindi biganiro bizakurikira iki ngiki. Ese niba ushaka kumenya ubusobanuro bw'amazina yawe, inshuti n'abavandimwe, wakandika izina ushaka kumenya muri komenti, tukazariheraho ubutaha. Izina tugiye guheraho muri iki kiganiro ni izina Emmanueline. Emmanueline ni izina rihabwa abana b'abakobwa, nawe yari umuhungu bamwita Emmanuel. Muri rusange nko muri Bibiliya iri zina risobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Emmanueline risobanuye uhorana imbaraga cyangwa nanone umunyamahirwe. Rikaba rifite inkomoko mu Giheburayo. Tumaze kumenya ubusobanuro bwa Emmanueline, none tugiye kurebera hamwe ibiranga iri zina. Icya mbere, abakobwa cyangwa abagore bitwa ba Emmanueline bakunze kuba ari abantu buri wese yakwifuza kugira inshuti ye. Kabiri, abantu bitwa iri zina kandi bakunze kwigiramo imbaraga zo kwiyumvisha ko bashoboye ibintu byose. Icya gatatu wamenya kuri ba Emmanueline ni uko bakunze kugira impano y'ubugeni kandi rimwe na rimwe bakaba n'abahanga mu gukora imyitozo ngororamubiri. Icya kabiri wamenya kuri ba Emmanueline burya ni uko bakunze gutakaza ibintu byabo vuba, ariko nanone bakunze kuba ari abantu bagira inshuti nyinshi. Gatanu, abakobwa cyangwa abagore bitwa ba Emmanueline iyo bari mu bandi batamenyeranye nabo ushobora kugira ngo ntabwo bavuga. Icya gatandatu wamenyaho kandi kuri bo kugira inshuti zidasamara nibyo baha agaciro kurenza ibindi. Karindwi, ibyo twasorezaho kuri abakobwa n'abagore bitwa izina rya Emmanueline, kuri bo biraborohera guhora bikarwa kandi bakanezezwa n'ubwiza bwabo kamere batagombye kwisiga ibirungo. Izina rya kabiri tugiye kurebaho uno munsi ni izina rya Naomi. Naomi ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Irlande. Iri zina Naomi risobanura umunyagikundiro ufite umutima ukomeye kandi wihangana. Mu kumara kumva ubusobanuro bw'izina Naomi, noneho tugiye kurebera hamwe ibiranga abakobwa cyangwa abagore bitwa izina rya Naomi. Icya mbere, abantu bitwa iri zina bakunze kwigiramo ubushobozi bwo gushaka intsinzi mu byo bakora cyangwa mu byo biyemeje gukora. Icya kabiri wamenya kuri ba Naomi, burya baba bumva bakora buri kimwe cyose kugira ngo bazagire ubuzima bwiza. Icya gatatu kandi wamenya kuri abakobwa n'abagore bitwa izina rya Naomi, bakunze kugira impano zo kuvamo abanyabugeni, abasizi, abavumbuzi, abanyamuziki cyangwa ababyinnyi. Kane, ikindi bamenya kuri ba Naomi, icyo bakunze baba bagikunze, n'icyo banze kandi nacyo baba bacyanze. Kandi burya bashikama ku myizerere yabo n'ibyo bizera. Ku mwanya wa gatanu w'ibiranga ba Naomi, kuko kubera ukuntu bakunze kugaragara nk'abatuje, biragoye kumenya amarangamutima yabo, niba bishimye cyangwa bababaye. Gatandatu, abo bakobwa cyangwa abagore bakunze gukenera umwanya wo kuba bonyine ahantu runaka maze bakitekerezaho ku bigendanye n'ubuzima bwabo. Karindwi, icyo twasubiza kuri ba Naomi ni uko kubera ukuntu baba bitereye ubwabo bakunze kugira indwara z'ubuhumekero. Izina rya gatatu twabateguriye ni Aimable. Aimable ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa. Aimable risobanuye umunyadushya, umunyamurava cyangwa se uhindagurika. Nyuma yo kumva icyo izina Aimable risobanuye, noneho ngiye kukubwira ibiranga ba Aimable.
Icyambere amenya kuri ba Aimable ni abahungu cyangwa abagabo bigirira umutima mwiza kandi bagakunda imiryango yabo. Kabiri, abo ba Aimable bakunze kugira intumbero nziza kandi zihamye, ariko nanone bakagira ibitekerezo byagutse. Gatatu, ikindi bamenyaho burya aba ba Aimable ni abantu bigorana kwisanga mu rukundo, ari nayo mpamvu bibagora bikanabababaza cyane mu gihe batakaje inshuti bari bari kumwe mu rukundo. Icya kane ku biranga aba Aimable, burya bakunze kwikundira kuba abaganga kuko bikundira kwita ku bantu. Gatanu, abahungu n'abagabo bitwa aba Aimable kandi burya bakunze kugira ubuntu kuko baba bumva ko icyo bafite bagisangira na bagenzi babo. Gatandatu, ikindi nanone wamenyaho ni uko bagorwa no kwakira ibibabayeho cyane cyane iyo ari ikintu kibabaje. Karindwi, icyo twasubiza ku biranga aba Aimable ni uko bakunze kuba ari inshuti utakwicuza kumenyana nazo mu buzima bwawe. Ubusobanuro bw'amazina twari twaguteguriye uno munsi ku mazina Emmanueline, Naomi ndetse na Aimable ntaho tugusoreje. Ubaye nawe ushaka kumenya ubusobanuro bw'amazina yawe, inshuti n'abavandimwe, wandika hano hasi muri comment, ukanakora subscribe mu gihe waba utarayikora, maze ubutaha tukazaheraho tugusobanurira. Ubaye waracitswe na video zabanje, wareba mu zindi video twakoze kuri YouTube channel yacu. Ikiganiro cyacu nakagaruka nawe utaha. Ciao ciao.